ariko Imana ishimwe kubera ko yabwiye Yeremiya ngo mwana wanjye nakumenye ntarakurema ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Mwana abantu bo bamaze kukumenya Imana yarakumenye, nico gifite agaciro rero. Muri make barahobye kubera ko bakumenye, Imana yaramaze kukumenya kera utaravuka, ntabwo bari bakuzi, bakumenye uvutse. Nimba uzavuka uri umukobwa ntabyo bari bazi, nimba uzavuka uri umuhungu ntabyo bari bazi. Ico bari bazi nuko babonye ko mama wawe atwite bakamwatura amagambo mabi nkayo ngayo, ariko Imana irangira avuga ngo mwana wanjye nakumenye ntarakurema. Twari kugira ikibazo iyo abantu batumenye Imana yacu itaraturema, twari kuba dufite ikibazo gikomeye cyane. Ariko n'uyu munsi ndabwira abantu nti mwebwe Imana yamenye kera abanzi banyu batarabamenya, nimukomere kuko Imana irabazi, kuko Imana igiye kubagirira neza. Imana ivuganye natwe mu ijambo ryayo ngo umunezero wanyu nta muntu n'umwe uzawubaka, nta murozi uzawukwaka, nta mujuru uzawukwiba, nta mupfumu uzaja kuwuhambira. Uko byagenda kose umugambi Imana igufite uzishakira inzira, kandi nta mwana w'umuntu wamenya Imana izanyura gutabaye. Imana turengere cyane, kandi Imana ishimwe kubera ko ijya kureba ikabona wa muntu ubabaye, ikagira ukundi gushiramo ibanga, ikanga kumena ibyawe byose, ikanga kubisuka hasi, ikagushiramo ibanga ku buryo abantu bakureba ariko ntibamenya aho uzatabarirwa. Kuko bamenya aho uzatabarirwa bagenda bakaguhigani, bazabamenya ko uzatabarirwa bakagenda bakatongera ibintu, yewe babarabaje bagitireka tugere tuamwicire. Ariko Imana ishimwe kubera ko yabahisha ahantu izadutabarira. Iravuga ngo mwana wanjye nkugiriye neza, ntibamenye aho ineza izaturuka. Ukabura umukobwa kuvuga ngo mwana wanjye ndakubakiye, ntibazamenya Imana izakubakira, ntibazamenya urugo Imana izakubakira urwarwo. Ariko Imana ivuga ngo mwana wanjye ndakubakiye. Ukabura umugabo ikavuga ngo mwana wanjye urugo rwenda rukomeje, abana bawe mbahaye umugisha. Igihe tuvuga ngo abana bose ninjye uzabigisha, ninjye ubahaye ubwenge. Ariko abanzi bawe ntibamenya aho abana bawe bazigira, ntibamenye n'ubwoko bw'amasomo baziga. Nimba baziga indi bintu ntibabimenye, nimba baziga uva ibyo baziga ntabwo Imana yacu ibahishurira, ahubwo Imana ihagarara ku ijambo yavuganye n'umuntu wayo, yarangiza igahesha izina ryayo icubero ku muntu wayiringiye. Imana ishimwe cyane rero. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu nta kitagira iherezo. Ufite ikibazo wumve ko kigize iherezo. Turabasuje mwese mudukurikiye hano kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, wowe aho waba uherereye hari hose, haba hanze y'u Rwanda, Amerika, Uganda, Tanzania, Kongo, aho hose turagushimiye kuba udahwema kudukurikirana ku kiganiro cyari cyose twakugezaho. Uyu mwanya twaje twiteguye, tuzanye ubuhanuzi, ubutumwa, ijambo ry'Imana, turi kumwe n'umwana w'Imana. Ngiye ntabwo nkunda gukoresha umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Yatuzaniye ubutumwa burimo imbaraga, burimo amavuta, burimo gukizwa, burimo kwiza, burimo guhindura imitima ya benshi. Reka tumusuhuze hanyuma twibwire, tubone gukomerezaho n'ijambo ry'Imana muri rusange. Amakuru y'umukozi w'Imana cyangwa se mwana w'Imana. Amakuru ni meza, rashima Imana. Rashima Imana. Amazina babita? Amazina nitwa Manishimwe Jean Damascene. Manishimwe Jean Damascene. Waduteguriye iki muri uyu munsi? Bateguriye pamba ivuga ngo yego, nta kitagira iherezo. Nta kitagira iherezo. Byose bigira iherezo, ari ibibazo byose bigira iherezo, ari ibigeragezo bigira iherezo, ari byose nta kimwe kitagira iherezo. Amen. Twaguha umwanya ukabasha kudusangiza iryo jambo ry'Imana watugeneye, kuko turarinyotewe muri rusange. Umwanya no wawe. Murakoze cyane. Nkuko natangiye mbivuga, zanye ijambo rivuga ngo nta kitagira iherezo. Abantu bose badukurikiye aha ngaha wumve ko ari abari guca mu bikomeye, ko nta kitagira iherezo, n'abantu bafite babangamiye mu buzima bwabo bwa buri munsi, byo ngibyo bizarangira. Uko bira yaravuze ngo igifite itangiro cyose kigira n'iherezo. Kandi noneho birongera kuvuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacu. Hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira. Uri kurira uyu munsi wa none, igihe kigiye kugera useke, kubera ko ni ngombwa ko ibintu bigenda bihinduka. Uko cano turiho ivuga ngo ni Hinduka Official. Kugira ngo rero tuze kuganira ijambo rivuga ngo nta kitagira iherezo, reka duhanire guhinduka, ubuzima bwacu buhinduke, byacu byose bihinduke, byose tubihindure bije mu mugambi Imana ngase bije mu maboko y'Imana. Kugira ngo noneho tuze kubona ko ibintu byose Imana abishiraho iherezo. Rero twihuse tubande dusome ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu butumwa bwiza
bwanditswe na Yohana ibice byaho 16 tuze gusoma umurongo wa 21 na 22. Amagambo ari kutubwira ngo umugore iyo aramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe nuko umuntu avutse mw'isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe, kandi imitima yanyu izanezerwa, n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Amen. Amen. Cyo jambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya rero, vuga ngo ikintu cyose kintaye kigira iherezo, ikiriho cyose, kandi Imana ishimwe kubera ko imenyera iherezo mu itangiriro. Bintu bigitangira Imana ikamenya uko bizarangira, ibintu bitari byanaba nabwo Imana ikamenya uko bizagenda kugeza ku iherezo ryabyo. Na niyo mpamvu rero muri iyi minsi ndi kuvuga ngo umuntu wese byagakwiye kuba ngombwa ko ibintu bye byose yabihereza Imana akaba ari ibiyobora, kuko ari ifite imbaraga, kuko ari ishoboye byose, kuko ari itagira ikinanirwa, byose irabishoboye, kandi ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Avuga ngo umuntu wese udukurikiye nanga se umuntu wese turi kumwe muri uyu mwanya yiyegurira Imana bari imuyobora, kuko ibintu byose bigira iherezo. Ariko ikintu nabonye, Imana yo nta na rimwe izigera ivaho. Ibintu byose bizavaho, ubwami buvaho bukahinduka, abantu barapfa abandi bakavuka, ariko Imana y'ubwayo yahozeho kera kose na n'uyu munsi iriho, ndetse izahoraho iteka ryose. Ushobora kwiringira umuntu, wakwiringira umuntu noneho akagusezeranya akazakugirira neza, nyuma yaho ataguhinduka ugasanga arapfuye, bya bintu rumwitezemo ntubibone. Ariko hashimwe Imana idapfa, hashimwe Imana idasaza, hashimwe Imana itabura uko ibigenza. Hejuru ya byose ni byose, hejuru y'imbaraga z'aba n'abantu hari imbaraga z'Imana, kandi ni Imana itagibura uko ibigenza, ifite inzira nyinshi zirenze igihumbi. Ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye ngo iyo umugore aramukwa arababara cyane. Shatse kuvuga ngo iyo umugore atwite igihe cye cyo kubyara kigeze, arababara cyane. Iyo ibise biri kumurya arababara cyane, araribwa cyane, akabura amahoro, akabura umutekano, akabura uko yaryama, akabura uko yakwicara, akabura uko yagenda, ugasanga mbese yabuze amahoro kubera ko igihe cye gisohoye, akababazwa cyane kubera ko igihe cye gisohoye. Noneho ngariko noneho ngiyo amaze kubyara, wa mubabaro ngarawibagirwa. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Amen. Wa mubabaro wose arawibagirwa, ahubwo akanezezwa nuko umuntu avutse n'isi. Imana iturengere cyane. Ariko iyo igitwite yakikubise bigise kimurya, arababara cyane, akaribwa cyane, kabura umutekano, akumva mbese nta mahoro afite na makeya. Ariko iyo amaze kubyara, Imana ishimwe kubera ko ibibazo byacu byo birimo ibisubizo byacu. Imana iturengere cyane. Kandi Imana ishimwe kubera ko aho tugeragerezwa na n'ubundi Imana rizadutabarira. Imana twiteho. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umubyeyi umwe bitaga Hana yarababaye cyane ageragezwa n'ikibazo cyo kubura urubyaro, aricyo kimugerageza cyane. Ariko n'ubundi igisubizo cye kwari ukubona umwana w'umuhungu akamwita Samweli. None agahinda kose yari afite mu mutima akagakora iki, kakarangira. None biriya tubwiye ngo iyo umugore aramukwa arababara cyane, akaribwa cyane. Imana twiteho cyane. Hari igihe umuntu ababara cyane akamera nk'uri ku gise bitewe n'ikibazo afite, ufite uburwayi nawe araribwa cyane, akababara cyane, akamera nka wa mugore akiheba. Ufite ideni nawe adafite ubushobozi bwo kwishyura nawe araribwa cyane, nawe akiheba. Uwiza akabura akazi nawe bari kubabara cyane, wakiheba akabura uko yabigenza. Ndetse noneho n'umuntu ukiga nawe wabuze ubushobozi bwo kujya ku ishuri, wabuze minervari, nawe bari kubabara cyane, nawe yihebye. Umuntu wabuze urubyaro nawe bari kubabara cyane, yihebye. Buri muntu wese ku ruhande rwe aba afite ikintu kimwabaje ku rwe ruhande. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nta kitagira iherezo. Ikibazo cyawe Imana igiye kugishyira iherezo, ikigezo cyawe Imana igiye kugishyira iherezo. None ubundi nyuma yo kubabara haboneke guseka, nyuma yo kurira haboneka ibyishimo, nyuma y'amaganya haboneka amashimwe, nyuma y'ubwihebe haboneka ihumure. Imana iturengere cyane. None umuyobozi yatubwiye ngo niko namwe mubabara none. Amen. Imana idufashe cyane. Amen. Niko abantu bababara none. Muri iyi minsi hari abantu bari kubabara, hari abari kuribwa, hari abagiye gutezwa cyane nabo ngo bari kubabara cyane, babuze amahoro, babuze ibitotsi kubera ikibazo cy'amadeni bafite. Hari abantu barwariye mu bitaro
barembye babuze ubwinyeganye, ariko abo ngabo bari kuribwa, ariko ngo nabo niko bababara none. Ariko Imana ishimwe kubera ko ivuganye natwe mu ijambo ryayo ngo nzongera kubonana namwe mufite ibyishimo, kandi ngo ni ku munezero wanyu nzawubaka, ndetse umunezero wanyu nimara kuwuzana imitima yanyu ikanezerwa, imitima yanyu ikishima, imitima yanyu ikagubwa neza, ntabwo muzongera kubabara ukundi. Imana iturengere cyane. Biratanze urugero rwiza itanga ku mugore utwite. Ni urugero rwiza cyane, kuko iyo umugore agitwite haboneka abantu benshi, hakaboneka amajwi menshi y'abamurwanya, kaboneka amajwi menshi amusakuriza avuga ngo uriya mugore ngo nubwo atwite ntago azayibyaranga izamuhitana, hano bavuga ngo nubwo atwite oya, ngo mbese uko bizagenda kose izamugwa nabi. Ariko igihe cyo kubyara kigeze, babandi bavuze ngo izamwica, babandi bavuze ngo ntizavamo umwana muzima, babandi bavuze ngo azagwa ku iseta bazamubaga, iyo yabyaye atahanye umwana nibo baza bagatera impundu, nibo baza bakavuga ngo Imana ishimwe kubera ko itanze urubyaro, nibo baza bakavuga ngo Imana ishimwe kubera ko yaguye umuryango. Ariko umuntu agitwite kuko abatazi ikintu atwite icyari cyo, abagira icyizere ko atwite umwana, abantu barangiza bavuga ngo ntago ari umwana ahubwo ngo kizamuhitana. Mbese muri make abantu bavuganye n'Imana bameze nk'ababyeyi batwite, kuko ibyo bavuganye n'Imana biracari mu bwisho kuko bitaragaragara, kuko niyo mpamvu abantu babasuzugura. Ariko uzajya uhagarara ku ijambo wavuganye n'Imana, uzi ko wavuganye n'Imana uzumva ukomeye, nimba uzi ko wavuganye n'Imana uzumve utuye cyane, uzumve ko nta kibazo, uzumve ko uko byagenda kose nta jambo Imana ivuga ngo iteye kurisohoza. Ijambo ryose Imana yavuze irarisohoza. Imana ntabwo ibesha, Imana ntabwo ivuga ibinyoma, ibyo Imana ivuga byose irabisohoza. Niyo mpamvu noneho uyu munsi hari abantu batwite, ukajya gusenga bakavuga ngo uriya muntu yataye umutwe, ukavugana n'Imana bari bati Imana reka reka uriya nta cyiza cyamuturukaho, nta cyiza yabyara. Ariko Imana ishimwe kubera ko yabwiye Yeremiya ngo mwana wanjye nakumenye ntarakurema ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Mwana abantu bo bamaze kukumenya, Imana yarakumenye, nico gifite agaciro. Rero muri make barahobye kubera ko bakumenye, Imana yaramaze kukumenya kera utaravuka, ntabwo bari bakuzi, bakumenye uvutse. Nimba uzavuka uri umukobwa ntabyo bari bazi, nimba uzavuka uri umuhungu ntabyo bari bazi. Ico bari bazi nuko babonye ko mama wawe atwite bakamwatura amagambo mabi nkayo ngayo. Ariko Imana irangira avuga ngo mwana wanjye nakumenye ntarakurema. Twari kugira ikibazo iyo abantu batumenye Imana yacu itaraturema, twari kuba dufite ikibazo gikomeye cyane. Ariko n'uyu munsi ndabwira abantu nti mwebwe Imana yamenye kera abanzi banyu batarabamenya, nimukomere kuko Imana irabazi, kuko Imana igiye kubagirira neza. Imana ivuganye natwe mu ijambo ryayo ngo umunezero wanyu nta muntu n'umwe uzawubaka, nta murozi uzawukwaka, nta mujuru uzawukwiba, nta mupfumu uzaja kuwuhambira. Uko byagenda kose umugambi Imana igufite uzishakira inzira, kandi nta mwana w'umuntu wamenya Imana izanyura gutabaye. Imana iturengere cyane, kandi Imana ishimwe kubera ko ijya kureba ikabona wa muntu ubabaye, ikagira ukundi gushiramo ibanga, ikanga kumena ibyawe byose, ikanga kubisuka hasi, ikagushiramo ibanga ku buryo abantu bakureba ariko ntibamenya aho uzatabarirwa. Kuko bamenya aho uzatabarirwa bagenda bakaguhigani, bazabamenya ko uzatabarirwa bakagenda bakatongera ibintu, yewe babarabaje bagitireka tugere turamwicire. Ariko Imana ishimwe kubera ko yabahisha ahantu izadutabarira. Ngo mwana wanjye nkugiriye neza, ntibamenye aho ineza izaturuka. Ukabura umukobwa kuvuga ngo mwana wanjye ndakubakiye, ntibazamenya aho Imana izakubakira, ntibazamenya urugo Imana izakubakira urwo arirwo. Ariko Imana ikavuga ngo mwana wanjye ndakubakiye. Ukabura umugabo ikavuga ngo mwana wanjye urugo rwenda rukomeje, abana bawe mbahaye umugisha. Igihe tuvuga ngo abana bose ninjye uzabigisha, ninjye ubahaye ubwenge. Ariko abanzi bawe ntibamenye aho abana bawe bazigira, ntibamenye n'ubwoko bw'amasomo baziga, nimba baziga indi bintu ntibabimenye, nimba baziga uva ibyo baziga ntabwo Imana yacu ibahishurira, ahubwo Imana ihagarara ku ijambo yavuganye n'umuntu wayo, yarangiza igahesha izina ryayo icubero ku muntu wayiringiye. Imana ishimwe cyane. Rero niyo mpamvu ndi kubwira abantu nta kitagira iherezo. Ufite ikibazo wumve ko kigize iherezo. Iyo umugore atwite igihe kiragera, ibise bye bikarangira, umwana akaboneka, akabyara umwana muzima, ako kanya ibyaro ikibazo kuri we, iby'umugama ako kanya kuri we akumva aguwe neza, ndetse akagenda ari gukimbagira neza, akagenda yemye kubera ko ava ku izina akagera ku rindi. Iyo umuntu abonye urubyaro
cyaro, hari irindi zina ahawe, hari irindi peti muri make abahawe. Bivuze ngo nawe nusohoka mu kigeragezo hari ipeti uzabuhawe, hari irindi zina uzabuhawe. Nimba uyu mwanya bakwita nyirabuje bibazo nanga se sebuje bibazo, ico gihe bazakwita uhiriwe, bazakwita umuntu Imana yagiriye neza. Niba kubwira ngo dore umuntu Imana yagiriye neza uri umubyeyi, uzavuga uti uwo nguwo ni njyewe. Niba uvuga ngo dore umupapa Imana yagiriye neza, uzavuga ngo uwo nguwo ni njyewe. Uvuga ngo Imana ishimwe kubera ko yabikoze, kandi ijambo ryayo ryaravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu uko yabangana kose. Kuzana ijambo rivuga ngo rero muri uyu mwanya ibyo byose Imana ibishiraho iherezo. Ikibazo cyawe, ubushumeri, amadeni, uburwayi, ibigeragezo, amoko y'ibibazo byawe byose Imana ibishiraho iherezo mu izina rya Yesu. Reka tuze gusenga Imana rero tudatinze kuri uyu mwanya, tuze gusenga Imana, tubwire Imana tuti wa Mana wegira ibyo ushiraho iherezo, kandi gira ibyo urangiza ku buzima bw'abantu bakwiringiye. Ntiwemere ko dukorwa n'isoni ko Dawidi yasenze. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka Mana nyiringabo ni wowe niringiye, singakorwe n'isoni. Natwe tugiye gusenga Imana tuyibwira tuti rero nubwo hari ibitugerageza, nubwo hari ibituyiga, nubwo hari ibiturwanya, nubwo dufite intambara nyinshi, nubwo dufite ibibazo byinshi bitandukanye, tumeze nk'uriya mugore ugeze igihe cyo kubyara, ariko umunezero twubakiye muri uyu mwanya ntagire umuntu uzawutwaka. Tubwire Imana twubakira umunezero, tubwire Imana twubakira amashimwe, tubwire Imana turemere ibisubizo, tubwire Imana izana ubutabazi bwayo. Nukubona noneho dutegereze gukora kw'Imana, dutegereze n'ubutabazi bw'Imana butugire ko tutabizi neza ko ari Imana itabesha. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimye muri uyu mwanya kubw'imbaraga zawe kandi kubw'ubutware bwawe, kubwo gukomera kwawe, izina ryawe nirishimwe. Amen. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye kuko uri umunyembaraga, turagushimye kuko uri Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Turagushimye ko ibibazo byose data kwese myiza bifitiye ibisubizo, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Umwanya dusengeye abantu bose bumvise iri jambo kugira ngo ugere ku bibazo byabo, bafite ibibazo byose data kwese myiza umanura ibisubizo byabyo, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icubahiro. Ngatwe bakeneye gutabara data kwese myiza ubatabare, bakeneye imbaraga zibahereze, bakeneye ubuzima bubahereze. Buri wese n'icyo agukeneye mu mwami Imana yacu ukimuhereze, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze cyane kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen.